iyo Perezida Kagame avuga ko abahutu baticiwe cyangwa se abahutu batishe bagomba gusaba imbabazi iteka ryose abatutsi biciwe, nagira ngo mwibutse ko mbere yo gusaba izo mbabazi nawe azabanza akazisaba abanyarwanda bose ubwe. Azatanga urugero. Hari ibintu ubona umuntu yigiranye nyinshi akifata kimarayika, abandi bakagirwa amashitani. Biriya bintu bigomba kurangira niba dushaka ko abanyarwanda bagira icyo twita reconciliation mu Gifaransa cyangwa se reconciliation mu Cyongereza, ari byo umuntu yakwita ubwumvikane mbese bw'abanyarwanda bose. Nkaba rero kuri icyo kibazo, ni ikibazo kibabaje cyane kubona abana bato bigishwa ayo magambo, babwirwa ko base, ba nyina, ba sekuru, ba nyirakuru ari abicanyi, ko bagomba gukura basaba imbabazi abandi bana bari kumwe. Ndagira ngo abantu b'abanyarwanda baje baturuka hanze, Kagame amaze gufata ubutegetsi, kandi ubutegetsi akaba yarifashe mu izina ryabo kuko niwe yarwaniye, akagira aho akavuga ko arifashe mu izina ry'abanyarwanda bose, bari bamwibutsa icyo kintu ko nawe yishe. Ubundi umukuru w'igihugu yagombye kwitwara nk'umubyeyi. Abantu bakoze amakosa turabizi, abantu bariciwe, abatutsi bariciwe turabizi, abatutsi barahizwe, bahigwa mu nyamaswa, barirukanswa, baba abana, baba abagore, baba abasaza, ibyo ntabwo utabizi. Ariko abantu bose bagomba kwibuka ko hari n'abandi banyarwanda bapfuye, dore ko bivuze nk'uko Madame Ingabire yabivuze, hari yabivuze igihe gitaragera, ariko byari byiza ko avugisha ukuri. Abantu barapfuye, twemera ko bapfuye, ntawe bakanye ko abantu batapfuye. Abantu barishwe, twemera ko babishe bagomba guhanwa. Gacaca yabayeho. Gacaca Kagame ubwe Perezida w'u Rwanda niwe wemeje ko ari cyo kimenyetso cyonyine cyo kugira ngo abanyarwanda biyunge. Ariko se kuki yahora aririmba iyo ndirimbo y'abajenosideri? Kuki yavuga ko abantu bagomba kujya birirwa basabana imbabazi n'abiciwe nabo kubera ngo ubwoko bwa bene wabo bagomba kujya basaba imbabazi? Ntabwo tuzaba mu gihugu dutukwamo bishoboka, ntabwo tuzaba mu gihugu twitwamo abicanyi, ntabwo tuzaba mu gihugu dufashwemo nk'imbwa, ntabwo tuzaba mu gihugu abana bacu bagomba kubwirwa ko basekura, basekuruza, ba nyina na ba nyirakuru, bashiki babo na bakuru babo cyangwa se basaza babo ari abicanyi, ko aho bageze hose bagomba kugenda nk'intama basaba imbabazi umunsi n'umugenzi. Ntabwo iyo ngibyo twumva ko ari byo. Rero we ngo umenya ngo yageze mu mahanga asaba imbabazi nk'umunyarwanda. Izo mbabazi asaba nk'umunyarwanda ageze hanze, byari byiza ko yazazisaba abanyarwanda bose ari mu gihugu, kuko ntabwo ari umwere. N'imbere ye nuko atampaye uburyo muri iyi minsi byo kugira ngo mbe nabivuga, si umwere. Muri biriya nibo bavuga ngo intungane mubwira icumi ya karindwi. Si umwere. Perezida Kagame ntabwo ari umwere. Abanyumva babyumve batyo, nawe abyumve atyo. Yari akwiye no kwicisha bugufi, akamenya ko hari amahano amwanditseho yakoze muri kiriya gihugu, ahubwo agasaba abanyarwanda imbabazi kugira ngo abone gukomeza gutegeka. Nawe gukomeza gukanga abantu ababwira ko bose ari abicanyi, ko ngo aribwo buryo abona yazayoboramo igihugu, gukomeza kubakanga. Imyaka igiye kuba 20, nta jambo ryubaka ryiza tubona ryo kugira ngo abanyarwanda bunge ubumwe akoresha. Iteka ni amahane, iteka ni ugutukana. Abatiswe ibigarashwa rero ngo ni ibigarasha, bitwa umwanda ngo unyura mu marasinzi ahandi uyoboka ugasohoka.
ayo si amagambo yo gukoreshwa n'umukuru w'igihugu. Abandi ijambo yavuze ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2003 amaze gutsinda amatora, we uko yatsinze nabyo murabizi, we yakoresheje irindi jambo ngo abatamutoye ngo niba abandi bafite ishyaka ku mutima, ngo ni imitima kise ko ari ibikapu byuzuye umwanda. Amagambo nk'ayo ntabwo ari amagambo y'umukuru w'igihugu. Amagambo nk'ayo mu by'ukuri ntabwo yerekana ubupfura ku mutima w'umuntu. Amagambo nk'ayo ntabwo twahora tuyumva iteka ngo dushyire umutima mu gitereko. Amagambo nk'ayo gukanga abanyarwanda yarakwiye kwereka rwose. Aramutse yumvise iri jambo mvuga, azambwira mbivugire ku mugaragaro, ahubwo yavuga ati wenda abivuga yihishe. Nge namugira inama, dore ko umenya bamugira inama mbi. Umuntu yagira ngo ntabajyanama afite. Ntabwo yaba afite abajyanama ngo avuge amagambo nk'ariya. Biteye isoni gusa, nta kintu yabavuga.